muri iri yerekwa Imana yanyeretse umuntu bita Meshake Gatabazi. Sindahura nawe, sindamubona imbona nkubone, gusa nakuze mbyiruka Imana imukoresha, kandi na n'iyi saha ndabihamya neza ko Imana ikimukoresha. Ariko musengere Meshake Gatabazi, Imana igiye kumuhemba ijuru. Igihe cyo gutaha kirageze, agiye guhemberwa ibyo yakoreye. Endera mu gituza cya Abrahamu, nyamutunza aramubwira ati wambabariye ugakoza n'urutoki mu mazi basukantonyereza ku isonga ry'ururimi. Undi aramubwira ngo hagati yanjye nawe harimo umworero utandukanye. Aba ntabwo bari bazi ko Imana ibyo yavuze izabikora. Abantu baratunguwe mu gihe cya Nowa, baratunguwe. Nowa yavugije induru, aravuga, arasarara. Reka nkubwire ngo ntacyo uzireguza, kubwirwa warabwiwe, kumva warumvise. Imana isarura ibyeze. Yego. Sibyo? Imana isarura ibyeze. Hari igihe utinze ibigori mu murima, bitewe nuko byeze, umuyaga waza ukagihirika. Iyo gihiritse burya kimungirwa hasi, kirabora. Rero Meshake Imana imusaruye kubera ko yeze, kandi Imana iramwaruye. Sibyo? Muri iyi minsi uri gukora ibiki? Imana iguye abantu gitumo. Nasomye ijambo rirambwira ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko ntabwo ariko bizaguma. Hari ibintu Imana ije gushyira ku karubanda. Ibyo twakoreye mu bwihisho Imana ije kubikorera ku karubanda. Pasika hari abantu Imana ije kugaragaza. Pasiteri uvuze kugutaha cyangwa se kwitaba Imana k'umukozi w'Imana Gatabazi Meshake. Yego. Abantu bashoboye kwibaza bati se no kubera iki Imana yabimucyuye hakiri kare? Kuko nimba ntibeshye ndumva ari mu myaka 66 n'irindwi gutyo. Ndagira ngo usobanure kuri iki kintu, kuko twakunze kubona abantu benshi baza bagahanura, ariko nimwe na rimwe bagahanura Imana itababwiye. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Umwuka wera w'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, mwese mugubwe neza. Uwiteka Imana nabahereze umugisha. Turi kumwe n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Uraho neza? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Si ubwa mbere tukwakiriye ahangaha, ni inshuro nyinshi kandi tuzahora tukwakira. Uyu munsi wa none hari Imana yakubwiye kuza kuvuga, kubwira abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko se tujye dukunda gukora tuvuga ngo ni ukubwira Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda si bo bonyine bumva Ikinyarwanda. Barundi baracyumva, Baganda baracyumva, Tanzania baracyumva, Abakongomani baracyumva, Abanyamerika baracyumva, Abakanada, abantu bo hirya no hino ku isi hari benshi cyane bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka rero tuvuge ngo umwuka wera w'Imana abane nawe. Reka musaba kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Nongeye kubasuhuza, mbifuriza umugisha w'Imana, mugubwe neza aho muherereye, ibyo murimo byose bihesha izina ry'Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha kandi mugira amahoro. Yego. Reka rero ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi tujya mbere. Imana mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli, Imana igira neza, Imana ihambaye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana yumva gusenga, Imana iteye ubwoba. Uyu mwanya nongeye guhindura umushyitsi imbere yawe, kugira ngo imbaraga zawe zongere zibane nanjye, kugira ngo ubutware bwawe bwongere bumpagarareho,
mwuka wera w'Imana, mwuka wera muyobozi azahagararana nanjye, kandi nkomeje kukwinginga mu izina rya Yesu. Sengeye buri muntu wese iri jambo riri bugereho, reka imbaraga zawe zigende ziherekeze iri jambo, risohoze icyo waritumye gusohoza. Mpeje imbaraga zose z'abadayimoni, mpeje gukora kose kwa Satani, ahubwo mpamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo akomeze abane natwe. Rero ndakwingize kugira ngo uyu mwanya ugaragare kandi ugaragaze imbaraga zawe. Mwami, ntago nakubwira byinshi nk'ugutota amagambo, dusaba bikeya, ibyinshi ukabikorera kwiyubahisha. Urakoze ko wumva gusenga muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza, mbifuriza umugisha w'Imana. Nimugire amahoro, nimugire umugisha. Iyo tuvuze ijambo umugisha, abantu benshi bagenda babyumva mu buryo butandukanye, ariko umugisha Imana itanga ntabwo ijya yongeraho umubabaro. Kandi reka nkubwire mwene data, ibyo waba urimo byose ukeneye umugisha w'Imana. Reka tudatinze bitewe n'igihe tuba dufite, nje kukubwira iki Imana intumye ku buzima bwawe. Nyemerera dukingure Bibiliya zacu, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Mu gitabo cy'Itangiriro ni ibice 6, turasoma umurongo umwe gusa, ni umurongo wa 22. Reka dusome, ndazi neza ko waba unyumvise. Ni igitabo cy'Itangiriro ibice 6 umurongo wa 22. Bibiri iratubwiye ngo Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana itugirire neza, amen. Reka nsubire mu iri jambo. Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana y'amahoro niturengere, amen. Iki ni igihe Imana yabwiraga Nowa, iramuganiriza, iramusanga, iramubwira ngo Nowa, ibyaha bikabije kuba byinshi mu isi. Ibifite ubugingo, ibifite umubiri byose bikabije kwiyonona. None inje kurimbura ibifite ubugingo, inje kubirimburana n'isi. Imana iramubwira ngo ariko wowe nkumenyesheje ibyo bigiye kuba kugira ngo wibarize inkuge. Iyi nkuge uyibaze mu giti cyitwa kofero. Imuhereza detaye yuko agomba kubigenza kose. Iranamubwira ngo n'undi muntu wese uzagufasha nawe akabaza iyi nkuge mugafatanya, uyu nawe azayirokokeramo. Nowa ntabwo yahereranye ibyo bintu wenyine ngo abigumane. Yumve ko ubwo buhanuzi ari ubuhanuzi bw'umuryango we. Yumve ko uko gukira ari we wakira wenyine. Nowa abibwira abantu bo muri icyo gihe, arababwira ati ariko nimuve mu gahuge, nimuve mu byo muhugiyemo, nimuve mu bintu murimo, mugorore inzira zanyu kuko Imana yarakaye. Aranababwira ngo hari amakuru yandi mfite y'ijuru, nk'uko nanjye nje kugutangariza aya makuru. Arababwira ngo Imana yavuze ngo twibarize inkuge. Iyi nkuge tuyibaze niyo tuzakiriramo. Abandi bakamubaza ngo mbese bizagenda bite? Akababwira ngo hagiye kugwa imvura. Iyi mvura ije kurimbura ibiriho byose ndetse irimbure n'isi. Abandi ntibabyumve, bakumva ari ayayubo, ariko uruhande rumwe ndabumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Muri abo bantu bamuhakaniraga nta numwe wari wigeze kubona imvura. Bari bamenyereye ko imyaka yezwa n'urume mu gihe cyabo, ariko Nowa agira ihishurirwa bataragira. Nowa Imana imuha amakuru. Imana itugirire neza. Reka nkubwire mwene data, ntabwo twese Imana izatwerekera ibintu kimwe. Ntabwo twese Imana izaduhera amakuru rimwe. Izampa yibunaka nawe iguha yibunaka. Ariko Imana y'amahoro dota Ezekiel de contraire menias. Iyi Imana irashaka ko abantu bongera bakava mu gahuge, bakibariza inkuge. Nowa abantu barabyanga, bamwe na bamwe bakaza bakabazaho bakabona imvura ntiguye. Hari abantu bameze batyo baje gukizwa umunsi umwe, binjira mu rusengero bari guhunga umujinya w'Imana, ariko nubundi babona ibyo bahungaga ntibibaye. Ariko reka nkubwire mwene, nubwo Kristo atinze, urupfu rwo ntirutinze. Imana iturengere, urupfu rwo ntabwo rutinze. Nowa aguma kubaza inkuge nk'uko Imana yamubwiye. Ayibaza ku manywa, ayibaza nijoro, abaza inkuge ku zuba, ayibaza ashonje, ayibaza haze. Aguma kuba mu bihe byiza byo kubana n'Imana.
Nowa abazi inkuge, abantu baramuseka bakamunyuraho nk'uko nawe wanyuraho muri iyi minsi, bakamubwira ngo Nowa wowe wasaze. Ariko reka nkubwire ngo hari abantu Imana iguye gitumo, hari abantu Imana itunguye, hari abantu Imana itunguje inkoni yayo, hari abantu Imana itunguye bari mu gahuge, abantu bafite byinshi baherereyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo yemwe irabatunguye. Iyi Imana irabatunguye. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo bizarangira siko byahoze. Agahuge urimo Imana iragutunguye. Hari abantu Imana itunguye bari hejuru y'abagore b'abandi, hari abantu Imana itunguye bari hejuru y'abagabo b'abandi, hari abantu Imana itunguye bari mu kwesikoroka, hari abantu Imana itunguye bari gukorana n'imyuka mibi, hari abantu Imana itunguye bari kugambanira abandi, hari abantu Imana itunguye bari gushaka iby'indamu zabo. Imana y'amahoro ibaguye gitumo. Mana tabara ubwoko bwawe. Abantu mu gihe cya Nowa bakamuseka. Reka nkubwire ngo muri kuduseka muri ibi bihe. Ufite kunseka ahazamuka nkaguseka ahamanuka. Imana y'amahoro iturengere. Imana y'amahoro iturengere. Bibiliya yo iratubwiye ngo Nowa, haleluya, yumvira Imana. Nowa agenza cyo iby'Imana yamutegetse byose abari byo akora. Ntabwo yakoze akurikiye ku magambo abantu bariho kumuvuga. Ntabwo yacitse intege bitewe n'igihe yari asohoyemo. Ntabwo yatentebutse bitewe n'igihe yari ahagazemo. Ahubwo ngo Nowa, haleluya, abigenza cyo akora iby'Imana yamutegetse byose abari byo akora. Muri iyi minsi uri gukora ibiki? Muri iyi minsi uri gukora ibiki? Imana iguye abantu gitumo. Nasomye ijambo rirambwira ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko ntabwo ariko bizaguma. Hari ibintu Imana ije gushyira ku karubanda. Ibyo twakoreye mu bwihisho Imana ije kubikorera ku karubanda. Pasika hari abantu Imana ije kugaragaza, igakuraho rido, igakuraho rido bakagaragara, kuko abantu Imana ije kubagwa gitumo. Imana y'amahoro iturengere. Abantu mu gihe cya Nowa baradamaraye. Reka nivugire kuri aba baje kubaza ku nkuge, bategereza imvura barayibura, ariko nabo bacika intege basubira inyuma. Abo nabo barimbukanye n'abandi batabajeho n'umunsi n'umwe. Abo nabo iyo minsi mbega bahaye Nowa umubyizi. Amaturo watuye ntabwo azakurengera kuri uyu munsi. Icyacumi watanze ntabwo kizakurengera kuri uyu munsi. Ahubwo reka nkubwire ngo va mu gahuge ngo inubazi inkuge. Iyi nkuge ishushanya iki? Iyi nkuge ni Kristo. Muri Yesu niho tubonera kubaho, muri Yesu niho tubonera ubuzima. Abantu bavuye ahantu bagakiriye, ahubwo bagiye aho bagiye kugwa. Haleluya, haleluya, amina. Kera warasengaga ukabwira Imana ukayinginga. Reka mvuge kuri aba bantu Imana yantumyeho, ukayinginga ukayoboza Imana inzira, ukayibwira ngo Mana nyobora uko ngomba kugenda, nyobora uko ngomba gukora, nyobora uko ngomba kubaho. None muri iyi minsi ntabwo ariko bikimeze. Reka nkubwire ngo hari abantu Imana iguye gitumo. Haleluya, hari abantu Imana itunguye. Nowa akomeza kubaza inkuge nk'uko Imana yamutegetse. Imana iramubwira ngo ariko iyi nkuge uzayijyemo n'abana bawe n'abakazana bawe, ndetse n'abakobwa bawe n'abahungu bawe, kandi ntuzayigumemo wenyine, uzayinjiranemo n'inyamaswa, ikigabo n'ikigore. Ibyo Nowa bigenza nk'uko Imana yamubwiye. Hari ikintu abantu batazi, burya Nowa ntabwo ari we wikingiye urugi rw'inkuge. Imana niyo yamukingiye urugi. Imana niyo yakinze urugi. Haleluya. Hari abantu Imana ije gukingira urugi kuko bayikomejeho. Ubwo bose barataka cyane, bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka, iyi mvura irahita, witubeshya uri mu ruge. Hari abantu Imana ije dota Ezekide contraire. Hari abantu Imana ije gukingira urugi. Ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, ireremba kuri wa muzure,
abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohoka. Haleluya. Imana idutabara. Hari abantu Imana itunguye bari mu kabari ibagwa gitumo batangira kubona ibitonyanga. Abantu baratunga. Haleluya. Barasubiye kuri byeri batangira reka nkubwire ngo Imana batunguranye kuri ayo macupa. Ibaguye igitumo. Baraza bakomanga ku nkuge. Babwira Nowa, baramubwira ngo Nowa akingura iyi mvura irahita. Reka nkubwire ngo mbese n'ubundi bari baje kureba iki. Haleluya. Amen. Iyi Mana y'amahoro uhagarare neza nanjye mpagarare neza kuko hari abantu Imana iguye gitumo. Imana yadushyiriyeho uburyo bwo gukira. Nasomye ijambo muri Yesaya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yewe niwemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko niwanga ukagoma inkota y'Uwiteka izakurya kuko akarwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nongera gusoma ijambo. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo dore nshyize inzira ebyiri imbere yawe, iyo ubona ikubonereye aba ari inyuramo. Ndi kugira ngo nkubwire ngo Nowa yabaje inkuge atarabona imvura, yumvira Imana, agenza uko Imana yamubwiye, abikora avuga ngo iyi Imana ntijya ibeshya. Haleluya. Ariko ntabwo nakurenganya, iki gihe kigeze kuba kuri Nyamutunzi na Lazaro. Igihe Lazaro yari umukene, ari umutindi wo kubabarirwa, atungwa n'ubuvungukira bwo kwa Nyamutunzi, ariko bose barataha, iherezo ryabo riragera. Nyamutunzi ajya mu mubabaro, Lazaro yigendera mu gituza cya Aburahamu. Nyamutunzi aramubwira ati wambabariye ugakoza n'urutoki mu mazi basukantongereze ku isonga ry'ururimi. Undi aramubwira ngo hagati yanjye nawe harimo umworero dutandukanye. Aba ntabwo bari bazi ko iyi Mana ibyo yavuze izabikora. Abantu baratunguwe mu gihe cya Nowa, baratunguwe. Nowa yavugije induru, aravuga, arasarara. Reka nkubwire ngo ntacyo uzireguza. Kubwirwa warabwiwe, kumva warumvise. Wowe kora iby'Imana ikubwiye guko, aba ari byo ukora, ibindi byihorera. Haleluya. Imana y'amahoro iturengere. Ibi nabikubwira ntubyumve, ariko reka nkubwire mwene data, biteye ubwoba n'agahinda. Urusaku rugiye kumvikana ari rwinshi, amarira agiye kuba menshi, umuborogo ugiye kuba mwinshi, kuko abantu Imana ibatunguye. Haleluya. Abantu Imana irabatunguye, batangira bumva. Ariko reka mbabwire nshuti mwene data, iyi imvura igiye kugwira kuba. Haleluya. Iyi imvura igiye kugwigira uti irakuba. Inkuba zikubitira hirya zitarakwegera. Ntacyo nkubwiye, ariko gutungurwa kuraje. Amen. Ijambo rero ngo nimuhore mwiteguye kuko mutazi umunsi, mutazi n'igihe. Ubaye uzi igihe wabaye ukora ibyo uzakora byose, ariko reka nkubwire mwene data, gutungurwa kuraje. Ntabwo Nowa iyi nkuge yagiye kuyibaza byihereranye, ahubwo yarabivuze. Nanjye ndabivuze. Hagarara neza udatungurwa. Nanjye mpagarare neza ndatungurwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Wa mugabo we gutungurwa kuraje, wa mugore we gutungurwa kuraje, wa mukobwa we gutungurwa kuraje, wa musore we gutungurwa kuraje, wowe wize gutungurwa kuraje, wowe utize gutungurwa kuraje. Nimwitegure kuko hari abantu Imana iguye gitumo. Tugire gusenga nshuti mwene data. Ndi muri iri yerekwa, Imana yanyeretse umuntu bita Meshake Gatabazi. Sindahura nawe, sindamubona imbona nkubone, gusa nakuze mbyiruka Imana imukoresha, kandi na n'iyi saha ndabihamya neza ko Imana ikimukoresha. Ariko musengere Meshake Gatabazi, Imana igiye kumuhemba ijuru. Igihe cye cyo gutaha kirageze, agiye guhemberwa ibyo yakoreye, agiye kujya mu munezero kwa Data.
mumusengere mumwingingire cyangwa ntimumwingingire ariko aje guhembwa nawe ari harabisengera bisaba Imana abwira Imana yibwira ngo Mana icyo nagukoreye naragikoze. Imana yamutumye ahakomeye ajyayo, yamutumye ahoroheje ajyayo, ntabwo yavuze itavuze, ariko Imana y'amahoro yambwiye ngo iramucyuye aragiye. Tumusengere nk'abantu bamuzi, aho uri hose umusengere kugira ngo iminsi isigaye Imana iri kumurimbisha ikirori cyo gutaha kizagenda neza. Imana iturengere. Reka nkomeze nkubwire ngo mwene data, iri yerekwa narirayemo Imana iri kunyereka kuntu ije gutungura abantu bamaze kudamarara bashyize akaguru ku kandi. Haleluya. Bashyize akaguru ku kandi baradamaraye. Pasiteri uvuze kugutaha cyangwa se kwitaba Imana k'umukozi w'Imana Gatabazi Meshake. Yego. Abantu bashoboye kwibaza bati se no kubera iki Imana yabimucyuye hakiri kare, kuko nimba ntibeshye ndumva ari mu myaka 66-67 gutyo. Ndagira ngo usobanure kuri iki kintu, kuko twakunze kubona abantu benshi baza bagahanura, ariko rimwe na rimwe bagahanura Imana itababwiye, ariko ni ubwa mbere uhanuye ikintu nk'iki, kandi nzi ko uri umwe mu bagabo bagihagaze neza. Ndagira ngo nimba ufite ubundi busobanuro watanga kurushaho, cyane cyane ko navuze ngo abantu bamusengere, kandi unagaragaza ko nawe ubwe ageze ku rwego rwo kwifuza gutaha kuruhuka. Wahise ukomerezaho cyane, ntiwabisobanuraho yenda kugira ngo tubashe kubyumva, ariko ikigaragara cyo watubwiye ko ari yerekwa. Ese nk'umuntu wakwibaza icyo kintu akavuga ati ese kutumenyereye ko nta bahanuzi bahari, twemezwe n'iki, abo bantu bababwira iki? Imana iguha umugisha. Imana isarura ibyeze. Yego. Sibyo? Imana isarura ibyeze. Hari igihe utinze ibigori mu murima, bitewe nuko byeze, umuyaga waza ukagihirika. Iyo gihiritse burya kimungirwa hasi, kirabora. Rero Meshake Imana imusaruye kubera ko yeze, kandi Imana iramwaruye. Sibyo? Yego. Imana iramwaruye, imusaruriye igihe kuko nawe ararushye mu mutima. Ntabwo ari kwisabira gupfa kuko nta kimukura ku isi. Yego. Ahubwo hari ukuntu umuntu areba ibigiye kuzaba, akisabira kugira ngo Imana imucyure. Rero agiye gutaha kuko nawe ari kubisaba Imana. Yaba ari nka bya bindi bajya bavuga bati hari igihe Imana ibona ko imbere gato hari ibintu bizagusubiza inyuma, ikagucyura mbere. Reka nkubwire, burya nta kintu kibabaza yego nko kugira icyo wavuga ariko ukabura uko kivuga. Ukabona ibintu bibi ukabura uko waburira abantu. Yego. Kandi we wabibonaga. Icyo kintu nicyo kikubabaza, kuko ubona umuntu wese ugizweho ingaruka bikagucumika ku mutima. Yego. Kuko wari ubizi. Biri muri ubwo buryo. Yego. Ntabwo tujya dusesengura yerekwa ijambo rivuzwe n'Imana, ntabwo tujya turitindaho cyane, nanjye simbikunda. Nahuye n'abantu benshi bavugira Imana kandi by'ukuri, kandi byavuze bigasohora. Si ubwa mbere uhanuye ibintu bigasohora, ntabwo ari ubwa kabiri. Reka dukomeze dusengere umushumba, dusengere umuhanuzi w'Uwiteka Imana, kugira ngo iyo nzira cyangwa se urwo rurembo arushirizweho kwezwa ndetse no gukiranuka, kuko nta kindi abakiranutsi b'Imana bazahembwa uretse ubwami bw'ijuru, uretse kuzataha bakasanga sogokuru
za Aburahamu. Mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Iteka, reka ngusabe kugira ngo nimba ufite ikindi urenzaho cyangwa se iyindi message uyivuge, ahasigaye uze gutambutsa nimero yawe ya telefone. Impamvu mba ngusabye gutambutsa nimero ya telefone no kugira ngo wakwifuza gusengana nawe, wakwifuza kuvugana nawe, abe yakubona mu buryo bworoshye. Hari abantu benshi baba bari mu kazi, baba bari mu bihe bitaborohera kujya mu rusengero, bari no hanze y'igihugu, ariko iyo abonye umukozi w'Imana nyawe bashobora gufatanyiriza hamwe isengero. Nicyo kiba gitumye mbabaza nimero ya telefone. Nta kibazo, Imana iguha umugisha. Yego. Amayerekwa yaracyahari. Yego. Kuko nakubwiye ngo cyangwa se nongere mbisubiremo, Imana hari abantu iguye gitungo. Yego. Ndashimira umubyeyi wacu Perezida yatanze imbabazi ejo bundi. Amen. Azitanga ku bantu benshi, ariko n'ubundi hari abagiye gusimbura bari bavuyeyo. Yego. Hari abagiye gusimbura abavuyeyo. Yego. Kuko nagiye kubona mbona hari abantu Imana iguye gitumo. Mbona imiryango ya ngereza irafunguye. Yego. Kandi bari bakomeye. Bari bakomeye, mbona irabatunguye. Yego. Imana yarabasanze ntibumva. Ibaha igihe cyo kwitekerezaho ntibagikoresha. Yego. Ibaha igihe cyo kwihana barabyanga. Yego. Bagiye kwigira hariya. Ariko bazavuye barakosotse. Yego. Ntibazatindayo. Ariko bagiye guhengerezayo. Yego. Kugira ngo Imana ibereke ko iri hejuru ya byose. Rero niyo mpamvu Imana yampaye iri jambo. Nowa we yakoze iby'Imana yamutegetse byose. Aba ari byo akora. Abantu ntibagishaka gukora iby'Imana yabategetse gukora. Yego. Ahubwo bari gushaka gukora ibyabo bwabo bwite. Yego. Iyo niyo message yedi nari mfite. Imiryango ya ngereza n'ubundi irafunguye. Mu bakozi b'Imana bayinjiyemo. Mu bakorera leta bayinjiyemo. Kuko bose bagendwa n'Imana kandi nta hantu bari Imana itagera. Yego. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Tambutsa nimero ya telefone. Ni 0780 89 690. Nisubiremo. Yego. 0780 89 690. Iri no kuri WhatsApp. Yego. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Reka dusenga Imana. Yego. Imana itabarira igihe. Yesu Kristo. Imana igireba abantu baciye bugufi ikabababarira. Umuntu wese uri buce bugufi wakira imbabazi ze. Ndakwinginze nguhendahenda. Kandi umugaragu wawe gitari cy'amahanga uzamuhereze kumuherekeza neza, nk'umuntu wakubashye, nk'umuntu wagukoreye. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye. Kandi abantu benshi bagiye kuzajya bamusura muri ibi bihe, reka ubahereze umugisha. Abandi nabo uje gucyaha kubw'ineza yawe, reka ubahereze umutima wo kugira ngo basabe imbabazi, bareke kwinangira. Ndasenze imbaraga zawe zitubeho kandi ubutware bwawe butugaragareho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Wowe warudukurikiye, nimba utarakora subscribe, ukora subscribe kandi ushyireho comment yawe yubaka pana zazindi zitukana, kandi tukumenyesha ko inkunga yawe ikomeye no gukanda kuri iryo jambo ritukura ryanditseho subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kameze nk'amatwi ariko kazogera, kugira ngo ture ku ikiganiro kijye kikugeraho. Yesu Kristo aduhane umugisha. Shalom. Shalom.